We refuse to remove defensive measures, whether it means the troops or troops and whatever else, we call it defensive measures. Mr. President, thank you. Mr. President, you impose sanctions on Rwanda because they keep violating the Washington Accord. But President Kagame said he will not withdraw from Congo. His troops will continue in Congo. What is your reaction to that? We're going to look into it very strongly, but they do have very big sanctions. Mr. President, there was a G20. Diaspora mwenyewe. Aya bakunzi ba diaspora mwenyewe twongeye kubasuhuza tubaha ikaze muri iki kiganiro cyacu cyiza mumeze fresh. Anyway, ngira ngo mwabashije kubyumva. Trapati agiye kuduha izindi sanction ngo nyinshi ngo big ngo ziremereye bya hatari. Wakabaye turaje tuyagarukeho. Turagaruka kuri Rubaya yamaze guhabwa abazungu habona kumanywa yihango mu Busuwisi. Felix Antoine Tshisekedi Chilomba ati Rubaya narayibahaye ariko sinzi impamvu mwebwe mutayikoresha nka USA. Turagaruka ku makuru avuga yuko imyanzuro yavuye mu Busuwisi yanzuye yuko Aeroport de Goma igomba gufungurwa. Nibindi urasabwa kudavaho gusa kutava hano dukurikire wirangiriza ikiganiro wiyumvire. Anyway, ngo Aeroport de Goma yabaye open, yafunguwe, igomba gukoreshwa n'aba bazungu. Mu byukuri abantu bari Goma Bukavu bavuga yuko nyirizina bakennye kuko n'ibibuga by'indege bidakora, wenze na banke zafunzwe zidakora, ati bishobora kuba ariyo mpamvu bafite ubukene. So rero hari ikibazo kimwe cyasubijwe ku byo mwari mukeneye, kibuga cy'indege ngo kigiye gufungurwa ku manywa y'ihangu. Ejo bundi muribuka ko hari kajugujugu eshatu zirimo mu kirere cya Goma, zizunguruka, abantu bose bavuga ati wow, tumeona avio inaonekana tena hapa Goma. Abantu bona banezerewe bya hatari. So rero ngo noneho zigiye kuba ni vaevie, indege igwa imwe ndizamuka. So mugiye kuzibona neza cyane, kandi burya mwibuke ko indege zoroshya iki, indege zoroshya ubuhahirane, indege zoroshya ubuhahirane kuko ibicuruzwa biraza bitavunnye abantu. So birashoboka ko ariyo mpamvu abanyegoma ejo bundi mbasura n'ababukavu bambwiraga ati ikibazo gihari nuko Aeroport de Goma zidadoke, Aeroport de Goma, Aeroport de Kavumu zidakora, cyangwa se bibuga by'indege cya Kavumu n'icya Goma bidakora. Hakaba nanone yuko na banke zikora zose zafunzwe. So akaba yaba ariyo mpamvu dukennye nk'abantu ba Bukavu na Goma. So rero cyo nageraga mbatangarize nuko bigiye kuryoha, kuko ku kintu kijyanye n'umutekano ho bambwiraga yuko bameze neza cyane. Zapfu za hato na hato bapfaga bishwe n'abaje bitwaje intwaro, zapfu za hato na hato zabaga muri Bukavu Goma kubwa FRDC nazi kihaba. Bambwiye ko nazi kihaba, ibintu bimeze neza. Ejo bundi nari nabasuye. So nariko nawe wareba nkatwe nka umuntu mukuru ukiriyo, yuriyo urareba ukabona kabisa ibyo bakubwira. C'est clair, ni ibintu byagaragaraga. Ubonaga ko nyine kirere kiratuje, movement iri very good. So ubona nyine tu, kandi hariya uko umuhumva kuba tahazi rana amatawuni agiye aremereye nuko mwebwe muba mubyumva, utumva bavuga Bukavu ukaba wayitiranya wenze na Kamembe, cyangwa ukumva Goma ukayitiranya na Rubavu. Iraba ari imijyi migari tuwe kabisa, ku buryo bushobora gusanga umujyi utuwe nka Goma wenze tuvuge niba ari noye ituwe n'abantu bake, ushobora gusanga ituwe hafi muri miliyoni enye z'abaturage cyangwa 5.
so rero uhita wiyumvisha uwo mugi ungana ute kuba atahazi. Yani imigi iremereye irimo abantu benshi, ituwe, amazu menshi, ubucucike bw'abantu bwinshi cyane. So hariyo mpamvu udashobora kujya ngo uvuge ngo M23 ngo yarahombye. Buriya nta kintu cyiza nko gufata ahantu so ugasanga hari n'abantu uri buyobore, apana kuyobora ubutaka gusa. Kuyobora burya abantu nabwo nandi mafaranga. Nagiye ujya wumva guverinoma y'u Rwanda sije tubwira ati burya umuturage niyo diyama yacu. None umuturage ni umuntu uremereye cyane muri government. So rero muri Bukavu, muri Goma, icyo nabibwirira mushonje muhishiwe, ikibuga cy'indege kigiye gufungurwa, bya bintu byongere bibagereho mu buryo bworoshye. Bank zigiye kongera zifungure, ibintu bigende neza. Gusa birashoboka ko M23 ari ishobora kuyobora aho hantu. Sud Kivu, Nord Kivu ntacyo byaba bitwaye kuko n'ubundi mwambwiraga yuko umutekano mufite byibura uhagije paraporo n'uwa kera. Kandi ubundi nicyo cyari gikenewe cyane nyirizina. Buriya nanjye mbamo hariya nabaga nifuza yuko hazaba umutekano kuko hari ahantu ubundi kuntu hameze. Goma, Bukavu umutekano uhari nonaha. Uhazanye nizo banke zikaba zihari, movement gakorwa rya transfer money imeze neza, avion zikabisikana nk'ibisanzwe nkuko kera byari bimeze. Kera byabaga bibisikana gutyo, aeroport zifunguye, banke zifunguye, yes zikora ibintu byose bikora, ariko security, umutekano utari fresh. Ubona ko wabo bakaritsiye kana ko kumva umubosi ngo yarayapfuye yishwe nande, abajura babuteye nijoro ugasanga ngo bamuriye, so kandi muraturanye ni wabimenya. So bega wabonaga ko habaga hari ikintu bita insecurity. Ahantu nyine hatari umutekano tuhita ko hari insecurity. Wabonaga ko nta mutekano hari kameme. So ariko ubu hari ibintu birimo bigaragara yuko hari byiza biri kugaragara yuko kuva yajyana y'ubuyobozi bwayo yapanura hose. So umutekano urahari umutekano urahari kandi mwiza. Anyway, felicitation ku bakongomani, felicitation kuri kubahuza. Imana ibaha umugisha kuba mwabashije gutekereza ku icyo kintu. Population de Goma, population de Bukavu bose bari bakeneye ko ibyo bintu mwafunguye cyangwa se mwanzuye bishobora kuba byabaho kugira ngo umuturage kwisonga kameme. Anyway, nibyo navugaga. Tropati ndimo ndabikontorora neza ati nshobora kuzabaha big sanctions abanyarwanda muri rusange. Nisanga koko ibyo hariya na Velas arimo arambwira ari ukuri, so shobora kuzabaha sanctions nyinshi ziri hejuru kandi ndabizi ko bitazabashimisha. Anyway, so muribuka n'ubundi turi muri sanction. Ibaze rero tuba twakira izindi sanction turi mu buzima buri gutya nanone byaba bitari fresh cyane kuko sase zaruriye ibicuruzwa birimo birapanda kubera iyo ntambara ya Iran. So twashyirirwaho rero n'izindi sanction bikaba ari ibibazo, ariko I know dufite master His Excellency Paul Kagame ni master, afite uburyo yakina uriya mukino sanction nizongere kudufatirwa nkuko uriya mugore w'umunyangola hari Velas aratwanga pe cyane. Ariko icyo namubwira cyo arebe no kuri mugenzi we Julius Malema wa South Africa wanze u Rwanda, arebe ibiri kumubaho. Ubu none situation izate calme kwa Julius Malema. Anyway, rero nawe hariya na Velas abanyarwanda barasenga cyane. Urasabwa kugenda gake kuko abanyarwanda Imana irabakunda. Imana yirirwa handi, of course igataha hehe irwaga sabo. Nicyo nagiraga ngo mbwire hariya na Velas, kuko ubona ko ari we ushyuha cyane mu kintu cyitwa sanction ku banyarwanda. Sanction umuntu burya niba hari umuntu mububaho n'umuntu wifuza ko wabona sanction, wabona ibihano, umuntu ntago aba ari mwiza cyane kuko sanction ni ikintu kibi. Ibihano
ibihano na doke we iyo yifuza sanction ku bantu ku gihugu ni twese muri rusange. Ni bwa buzima umuntu udashobora kureba ngo abantu bari miliyoni 10 na zinga 15 hafi zituye u Rwanda zibonye sanction byaba ari ibibazo. Wowe iyo uzisaba ushobora kuwumva kuri kuzisabira umuntu umwe izo sanction, ariko ni twese muri rusange kuko zihaguruka atari kuvuga ngo ni umunyarwanda kanaka, zihaguruka ari kuvuga ngo ni Rwanda rufatiwe sanction. So hariya na Veras rero icyo nakubwira, abanyarwanda dufite imana kandi iradukunda. I know ibi bizashira kandi bizagenda neza cyane. Anyway, Rubaya nayo ngo yagiye yahawe abazungu. So Felix Antoine Tshisekedi ayibahaye ati nta burenganzira mu kifiteho, ati Rubaya muyivemo ni ya United States of America. Anyway, sinzi rero ukuntu biraza kugenda niba iraza kwemera ako gasuzuguro ka Felix Antoine Tshilombo. Let's wait and see. Gusa turizera tudashidikanya ko biraza kumera neza cyane, byaza kuryoha. Gusa abazungu nabo buriya bubahaye baranezerewe cyane, ati twahawe Rubaya, we are very okay, we are very good. So baranezerewe cyane kabisa abantu bo muri USA n'abazungu bose muri rusange. Gusa let's wait and see. Wowe skora subscribe tugomye kubana. Bye.